impamvu Yesu yadupfiriye ni ukugira ngo nimba tukinariho tubeho tutishimisha, amen, ahubwo tubeho dushimisha Kristo wadupfiriye akanatuzukira. Haleluya. Urumva, umuntu iyo yabaye umwigishwa wa Yesu, intego y'imibereho ye ihita ihinduka. Haleluya. Umuntu atangira kuberaho kutinezeza, umuntu akaberaho kudashimisha abantu, umuntu akaberaho kugira ngo uwamukunze akamwitangira ashimwe. Haleluya. Intego y'umwigishwa wa Yesu uzayigeraho, umwigishwa wa Yesu uzagera ku ntego Yesu yari afite amucungura, ni umuntu uzareka kuberaho inyungu ze ku giti cye agatangira kuberaho inyungu za Yesu. Ni umuntu uzareka kuberaho kwishimisha akaberaho gushimisha umwami witwa Yesu. Haleluya. Wamukunze akamwitangira. Imana ishimwe. Mana yacu, turagushimiye kuko udukunda kandi utwitaho. Urakoze ku bwanjye, ku bwa mwene data, urakoze kandi ku bw'abadukurikiye tugiye kubana muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Iteka ryose iyo tugize uyu mugisha wo kuza imbere yawe ngo twumve icyo uvuga, imitima yacu iranezerwa, twumva imitima yacu iguwe neza, kuko tuba tuje imbere y'umwami udukunda, umwami watubabarijwe, umwami wadukunze akatwereka urukundo ruhebuje ubwo yadupfiraga ku musaraba, akaduha agakiza, akaduhindura abigishwa be. Uyu munsi tukaba dutega amatwi icyo atubwira. Ubane natwe, kitubere ikiganiro cyiza cy'umugisha cyo kungukiramo, umwuka wera akiyobore, avuge natwe twumve, mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Umwigishwa wa Yesu arangwa n'ibintu byinshi, kandi nyine ibintu byose bimuranga ni ibintu nyine biranga n'umwarimu we, biranga Yesu. Rero nk'uko dukunze kubivuga, umwigishwa wa Yesu icyambere nyine ni umuntu ushorera imizi mu ijambo ry'Imana. Yiga ijambo ry'Imana atarica hejuru, akarisoma atari ukupfa kuryumva gusa cyangwa kwigendera gusa, agaharanira kurishyira mu bikorwa. Ubuzima bwe bwose abaho ayobowe n'ijambo ry'Imana. Cya kabiri, umwigishwa wa Yesu nyakuri yera imbuto z'umwuka wera. Aba ari umuntu w'umunyarukundo, aba ari umuntu wihangana, aba ari umuntu w'umugwaneza, aba ari umuntu w'umukiranutsi, aba ari umuntu w'umugiraneza, aba ari umuntu wuzuye ibyishimo kandi wirinda. Ni umuntu urangwa n'imbuto z'umwuka. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ni umuntu ugira ishyaka n'umwete byo guhindurira abandi kuba abigishwa ba Yesu. Urumva, ntago ari wa muntu ugira umugisha ngo yicara aryoherwe avuga atoke njyewe nabaye umwigishwa wa Yesu birahagije, abandi bashaka bazarimbuke. Ntabwo ari ko abateye. Ahorana ishyaka n'umutwaro wo kugira ngo n'umuturanyi we na mugenzi we bigana, na mugenzi we bakorana, na mugenzi we baganira, nawe nyine ahinduka umwigishwa wa Yesu, ave mu byaha. Icyanyuma rero, ni umuntu wiyegurira Yesu, agakurikira Yesu nta rutangira. Ni umuntu uhora witeguye no kuba yarengana. Ni umuntu wikorera umusaraba we ngo akurikire Yesu. Nibyo bintu biranga umwigishwa wa Yesu. Umwigishwa wa Yesu abaho atibereyeho, ahubwo aberaho uwamukunze akamwitangira. Iki kintu kugira ngo wenda cyumvikane, mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 5 ku murongo wa 15, icyatumye Yesu adupfira twese ni ukugira ngo tureke gukomeza kwiberaho, kubaho ku bwacu, ngo tureke kubaho nk'abantu biyobora, ngo tubereho uriya Yesu, amen, wadupfiriye gusa akanatuzukira. Ariko urumva, umwigishwa wa Yesu ubuzima, urumva, ntago ari umuntu ukibereho inyungu ze bwite, ni umuntu ubereyeho uwamupfiriye akanamuzukira. Impamvu Yesu yadupfiriye ni ukugira ngo nimba tukinariho tubeho tutishimisha, amen, ahubwo tubeho dushimisha Kristo wadupfiriye akanatuzukira. Haleluya. Urumva,
umuntu iyo yabaye umwigishwa wa Yesu, intego y'imibereho ye ihita ihinduka. Haleluya. Umuntu atangira kuberaho kutinezeza, umuntu akaberaho kudashimisha abantu, umuntu akaberaho kugira ngo uwamukunze akamwitangira ashimwe. Haleluya. Intego y'umwigishwa wa Yesu uzayigeraho, umwigishwa wa Yesu uzagera ku ntego Yesu yari afite amucungura, ni umuntu uzareka kuberaho inyungu ze ku giti cye agatangira kuberaho inyungu za Yesu. Ni umuntu uzareka kuberaho kwishimisha akaberaho gushimisha umwami witwa Yesu. Haleluya. Wamukunze akamwitangira. Imana ishimwe. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 20 wumva ukuntu havuga. Mbega amagambo meza ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Tekereza ngo nyamara sinjye ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Umwigishwa wa Yesu si wubukiriho, waba yarapfuye, Kristo akabaho muri we. Imibereho yanjye yo muri iki gihe, haleluya, nyikesha kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Umwigishwa wa Yesu ntabwo yiberaho, intego y'ubuzima bwe ni ukunezeza uwamukunze akamwitangira, uwamuzukiye, utaranze kumubabarizwa, utaranze gutumenera amaraso, utanze gupfa ngo tubone agakiza, utaranze kugirirwa nabi. Uyu niwe tubereyeho kunezeza. Uyu mwami wankunze akanyitangira, akamfira nari mubi, uyu niwe ukwiye icyubahiro, uyu niwe ukwiye gushimwa, uyu niwe mbereyeho, niwe ntego y'ubuzima bwanjye. Erega handi Paulo yanditse aravuga ngo tubigira intego ngo kunezeza umwami wacu, ngo twaba turi no mu mubiri cyangwa tudahari, ariko Yesu ajya ashimwa. Ubundi ni rwo rwego tuba dukwiriye kugeraho wicara ukavuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Noneho ukumva unejejwe nuko nyine uwo ngo wamenyekana. Ubwo iyo umuntu yageze aho hantu nkubwiza kuri mwene data, uwo muntu aba yabaye umwigishwa wa Yesu. Umuntu ugeze ku rwego yumva ukwiriye kumenyekana sinjye, ni Yesu wankunze akanyitangira, niwe ukwiriye gushimwa, niwe ukwiriye guhabwa icyubahiro, niwe ukwiriye kubahwa, niwe ukwiriye gushyirwa hejuru. Uwo namenyekane njye nshishwe bugufi. Urakoze cyane. Ngaba bigishwa ba Yesu ko batekereza. Umva, guhagarara Yesu, kuba abambasaderi ba Yesu ni inshingano. Ureba mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto ibice 5 umurongo wa 20 nsomere, havuga ngo iki? Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Zino ntumwa bavuga hano ntabwo zazindi 12. Oya, ni ambassadors of Christ. N'abambasaderi. Umva, ni intumwa, ni ukuvuga ngo uri intumwa ya Yesu. Uri umuntu Yesu yatumye. Uri umuntu uhagarariye Yesu. Ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Bivuze ngo Imana uko yavugiraga muri Kristo, uyu munsi ivugira muri twe. Amen. Ngo nuko rero turabahenda mu cyimbo cya Kristo. Ariko urabona ni mu cyimbo cyande. Uyu muntu urumva atari intumwa mu cyimbo cya Kristo se? Aravuga ibye? Hoya, aravuga bya Kristo. Ngo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Umuntu ukijijwe neza, umukristo mwiza, abari umwambasaderi wa Kristo. Kimisagara abayikora rigiririmba ngo kuki mutamenya abo muri bo bana b'Imana, ngo mbese ntimuzi ko muri abambasaderi. Bayiririmbaga kera ngo bahagarariye igihugu cy'ijuru mu isi. Ngo kuki mutamenya abo muri bo, ngo abo mubwiriza mubabwira iby'iwanyu. Urumva, ni ukuvuga ngo wowe kuko wizeye Yesu ukaba umwigishwa we, iwanyu sinaha, wowe iwanyu ni mu ijuru. Hano hari nk'umwambasaderi w'ijuru, ubwira abo muri iyi si iby'iwanyu mu ijuru. Amen. Imana ishimwe cyane. Yohana ubutumwa bwiza ibice 20 umurongo 21 icyo havuga: uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Aha harimo isomo rikomeye.
uko Imana Data yatumye Yesu niko natwe Yesu adutumye. Haleluya. Ariko ubona Yesu atarahagarariye Imana neza se? Yahagarariye Imana ku rwego yavuye mu isi nta cyaha akoze, ku rwego barize bamwica nta cyaha bamubonyeho, ku rwego Bibiliya itubwira ngo yageragejwe muri byose ngo uretse ko atigeze akora icyaha. Yahagarariye Imana ku buryo wamurebaga iyo waza kubaza ngo Imana isite yitwereke, yahitaga gusubiza ngo umbonye ababonye Data. Buriya rero natwe birasaba ngo icyo batubwira ngo tumuhagarare, burya bavuga ngo tugere ku rwego natwe umuntu azaza abaza ngo Yesu asate. Kandi intumwa zigeze kubigeraho ngo bajyaga bazireba bati abantu ni abakristo, bareba ukuntu babayeho, umuntu yakureba akakubonamo Yesu. Mu Cyongereza ukuntu iriya jambo ryanditse ngo mugire mindset, ngo ya mitekerereze nk'iyari muri Yesu. Ariko no mu Korinto haranditse ngo ariko twe tugendana gutekereza kwa Kristo. Urumva intumwa za Yesu birangira zitagitekereza uko isi itekereza. Ntago abigishwa ba Yesu ntibatekereza uko isi itekereza, ntibagenda uko isi igenda, ntibabaho uko isi baho, babaho nk'abana b'Imana bahagarariye Imana mu isi, bahagarariye Kristo mu isi. Ubuzima bwabo buba bugaragaza Yesu wabakunze akabitangira. Haleluya. Ariko rero ubwo natwe turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, turi abambasaderi ba Yesu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Abigishwa ba Kristo bahamagarirwa kuvugira ubutumwa aho ariho hose, aho bari hose. Nukuri bakihakandagiza ibirenge Yesu aba yahicaye, kubera ko ariko urabizi buriya ntubona umubiri wawe, waba uri umusore, waba ukuze, waba ushaje, waba uri umusaza, waba uri umukecuru, uri urusengero rw'Umwuka Wera. Kubera iki? Imana ituye muri wowe. Yesu Kristo aho ugiye muba muri kumwe. Ugikandagiza ibirenge mu kazi kawe ka buri munsi, ntabwo ugiye mu kazi gusa, uri umwambasaderi wa Yesu. Yego ugiye mu butumwa, ibyo ukora byose. Umva uri muri business, reka nkubwire, urabona Paulo yajyaga aboha amahema, ariko agitangira uriya mwuga buriya yakoranaga n'uwitwaga Priscilla na Aquila. Bariya nabo burya bari aba tent makers, abantu bitaga ngo n'abantu baboha amahema bakanayacuruza. Urumva hari muri business, muri workplace aho bakoreraga. Ariko aho hantu Paulo yahavugiraga ubutumwa, yahavugiraga ubutumwa, akirirwa muri debate yemeza abantu ko Yesu ari Kristo. Mu kazi ukora Imana ikoherezeyo nk'umwambasaderi. Iyo Imana ikohereje muri mission hanze mu gihugu runaka ahantu batazi Yesu, iyo iguhaye poste runaka uba uri umwambasaderi wayo kuri iyo poste. Iyo ikohereje muri politics ngo ujye kuba umuyobozi, uba uri umwambasaderi ahantu hose, wahavugira Yesu. Udusomere mu Efeso 6:19-20 wumve ngo kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amahanga uko mbumbuye akanwa. Bene data, buriya twese tuba dukeneye amasengesho. Kumva Paulo abwira Abefeso ngo bamusengere, bamusabire ngo ashobore kuvuga adafite ubwoba, ashize amanga, nta mushyitsi, uko abumbuye akanwa. Ari gusenga, arasaba amasengesho. Amen. Ngo kugira ngo agire gute? Ngo kugira ngo amenyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza. Ngo kandi buriya butumwa bwiza nibwabereye ambasada, nibwabereye intumwa, ni intumwa y'ubutumwa bwiza. Ariko kibabaje kandi ahari kubivugira mu munyururu. Wabibonye ko ari muri gereza, kandi mbohesherejwe umunyururu. Ariko no muri gereza arasenga ngo munsengere nkomeze mvuga ubutumwa. No muri gereza mbi ambasaderi wa Kristo. Urumva yabaga ari muri workplace, Imana imfashe mba ambasaderi wa Kristo aho nkorera, aho mbohera amahema. Wamufunga yagera muri gereza, ni munsengere nkomeze mba ambasaderi wa Kristo, nkomeze mvuga ubutumwa ntacitse intege. Aho yisangaga hose yumvaga ari ambasaderi wa Yesu. Ambasaderi wa Yesu no muri gereza. Ubundi si umuntu umufunze umurenganya, ikibanguka no kuvuga Yesu. Aha bamufunze bamurenganya, ariko nabwo arandikira abakristo akababwira ati mva nimukomere, mwambare intwaro z'umwuka, nanjye munsengere.
ubwo bivuze ngo dushobora kuvuga ubutumwa niyo umuntu yaba ari ahantu habi nko muri gereza, naho yaba ambasaderi wa Yesu mu bihe byiza no mu bihe bigoye. Undebere no muri Petero urwandiko rwa mbere ibice 2:9, ni amagambo agaragaza abo twahindutseho. Icya mbere ngo twe turi ubwoko bwatoranijwe, icya kabiri turi abatambyi b'ubwami, amen. Ikindi turi ishyanga ryera, ngo turi n'abantu Imana yaronse kugira ngo bigende gute se ngo twicare aho, oya, ngo kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Kubera iki? Yadukuye mu mwijima, amen, ubu yatugejeje mu mucyo w'itangaza. Ntitukiri abana b'umwijima, turi abana b'umucyo. Haleluya! Yega amagambo meza, mbega amagambo meza. Kera ngo ntitwari ubwoko, ariko ubu turi ubwoko bwatoranijwe, ubu turi abatambyi b'ubwami, twari ishyanga ritazwi, ubu turi ishyanga ryera. Yababawe ubu turi abantu Imana yaronse, ngo ariko ikintu yaduhamagara ngo ni ukugira ngo twamamaze, amen. Urumva ambasaderi wa Yesu yamamaza ishimwe ry'Imana, kwamamaza the glory of God. Ni ukugira ngo tube abantu bamamaza ishimwe yaduhamagaye. Ariko shimwe yewe Yesu shimwe. None se urumva kwamamaza ubutumwa bwiza ni ahantu hose. Imana ishimwe. Isi yuzuyemo umwijima kubera abantu batizera Yesu. Kubera iki? Ngo Yesu yaje ari umucyo, ngo ariko uwo mucyo ntibawemera. Abantu bose badafite Yesu babaho mu mwijima, babaho mu mwijima w'ibyaha bitababariwe, babaho mu mwijima w'ibyaha utarimo gukiranuka. Ariko rero uhagarariye Yesu ngo azana ari umucyo, kuko Yesu ari umucyo nakiriye, nabo ntuyemo ngomba kubabera umucyo. Imana ishimwe. Ndebera muri Matayo 5:14-16. Uri umucyo w'isi, iyo wakijijwe bayibereye umucyo, kuko yo ni umwijima. Ariko ubwo duhari turi abigishwa ba Kristo, duhamagarirwa kuba umucyo w'isi. Si ikintu cyiza se? Imana ishimwe. Abakolosayi 4:5-6. Mugendere mu bwenge. Urumva kubana n'abatizera, kubana n'abantu batuye mu isi y'umwijima, kandi wowe uri umwana w'umucyo, Bibiliya iraza ikakubwira ngo gendera mu bwenge kugira ngo umenye uko ubana nabo, kugira ngo babere umucyo. Erega buriya hari n'ijambo rivuga ngo muri umunyu w'isi. Ni ukubabera umunyu. Umunyu wari bwarya ibiryo bitarimo umunyu, wari bwarya nk'isosi y'ubunyobwa itarimo umunyu, ngo mve ukuntu ibiha. Isi idafite abantu b'Imana ibibishye, ariko iyo twayigezemo tuyibera umunyu. Aha. Aha. Yego. Yego. Kubera ko ukeneye cyane. Aha. Cyane. Cyane rwose. Umucyo urakenewe, umunyu urakenewe. Barakenewe cyane. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro n'ukuri. Urumva abambasaderi ba Kristo hari intego buriya bagira yitwa kunezeza umwami. Ariko uzi umuntu wakugiriye neza akagupfira agapfa mu cyimbo cyawe, urumva bo bumva bafite master wabo, umwigisha wabo, uyu mwami witwa Yesu, wabakunze akabitangira, utaranze gupfa ku bwabo, wasize ubwiza n'icyubahiro akaza. Bahora bumva baberaho kumunezeza. Ndebera nko mu Batesalonike, urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike ibice 2:4. Yego. Haleluya, haleluya. Urumva nta Imana yatugiriye neza, iduha ubutumwa bwayo, iduha message tukwiriye kugeza ku bantu.
ariko ngo ntago tuyivuga intego ari ukunezeza abantu, ahubwo tubivuga intego ari ukunezeza Imana. Urumva rero icya mbere gituma abigishwa ba Yesu bagira umwete wo kumuvugira, wo kuvugira umwami wabo, baba bashaka no kumunezeza. Ariko uribuka ko yapfuye akazuka akaza kuyibutsa ngo mugende mu mahanga yose. Rero bahora bashaka kumunezeza, icyo si kimwe. Ariko ikindi buriya hari imbaraga Imana yabahaye zituma barushaho kuyibera abahamya. Urebe mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8 dusomere. Yego. Haleluya, haleluya. Umwuka wera yaraje ngo tuba abahamya bo guhamya Yesu, dutinyuke tumuvuge. Ariko uzi ko hari igihe Yesu yigeze kubwira abantu ngo umuntu ugira isoni zo kumpamya imbere y'abantu, ngo nanjye nzagira isoni imbere y'Imana n'abamarayika bayo. Urumva rero umwigishwa wa Yesu, kubera ko afite intego yo kunezeza umwami, arashishikara agahamya Yesu ashize amanga. Avuga Yesu nta mususu, avuga Yesu nta bwoba, avuga Yesu yiteguye kwakira ingorane zose zamuzaho, ariko akavuga uyu mwami wamukunze akamwitangira. Nujya ubona umuntu wakijijwe ariko utajya uvuga Yesu, uriya muntu ashobora kuba ababeshya. Umuntu Yesu yakuye mu rupfu akamuzana mu bugingo, akamukura mu mwijima akamuzana mu mucyo, akaba atinya kuvuga ko yakijijwe ku kazi, agatinya kubwira inshuti ze ko yakijijwe, bakamukoresha ibyaha agaceceka. Uriya muntu afite ikibazo. Iyo Yesu agukijije uramuhamya, urabyamamaza, ubibwira abandi. Ni ukumenya umuti ukiza ibyaha, ukiza kurimbuka, ukiza ingaruka z'ibyaha, ukiza imyaku ya Satani. Uyu muti kuwumenya uba ukwiriye kuwusangiza abandi. Muri Yohana ibice 20:21, nk'uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Urumva icyo kintu kidakomeye? Ariko reka turebe. Wasize ubwiza wari ufite mu ijuru. Yesu yasize ubwiza yari afite mu ijuru, araza gusiga ubwiza. Buriya bwiza bura mu Kinyarwanda nk'iyisomye mu Cyongereza usanga ari glory. Glory ntabwo ari ubwiza gusa, n'ubwiza ariko burimo n'icyubahiro. Yasize icyubahiro, asiga privilege zose z'ijuru, ava ahantu heza, yemera kuba umuntu. Ntiyemera kuba umuntu nibura usanzwe, ngo yemera kuba umugaragu w'imbata. Aza kuvukira mu isi mbi ashaka njye nawe. Buriya iyo Yesu avuze ngo nk'uko data yantumye niko nanjye mbatumye, burya banadutumye ngo duce bugufi tugere no ku bantu batagerwaho. Amen. Kuko yaciye bugufi ngo araganduka, ngo yambara akamero k'umugaragu w'imbata, ngo ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba. aje kudupfira ngo tubone agakiza. Imana ishimwe yabigezeho. Icyo kintu urumva kidahagije se? Iyo intumwa irutiye se ni iyihe? Hari indi ntumwa buriya intangaza. Ubu nsomere 40 yo mu gitabo cya 2 cy'Abami, ku bice 5 umurongo wa 1 wenda ugeze ku wa 4 gusa nta kibazo. Hari umukobwa nawe untangaza. Abantu babatereye igihugu, barabanyaza. Ubwo bivuze ngo banabishe, bananyaza abantu, banyagamo n'abakobwa, nawe barakunyaga. Urumva bamutwaye nabi ku gitugu. Buriya Bibiliya ivuga bike. Iyo umuntu bamujyanye nk'umunyagano, ashobora kuba yaragiye akubitwa ntitubizi, ariko ntiyagiye neza. Nimba yaragiye ari umuntu ushimuswa mu gihugu cy'abamushimuse, agezeyo abona shebuja ni umubembe. Buriya ibibembe bya shebuja uyu mwana w'umukobwa bimutera agahinda. Nubwo aba bantu banzanye nk'umunyagano, nubwo aba bantu baduhemukiye, batugiriye nabi, ariko nkwiriye kurangira databuja umuti, biriya bibembe bigakira. Kuko yarazi neza ko muri Isirayeli hari Imana,
ikorana n'umukozi wayo Elisa, aho uyu muntu wamurangira Imana yo muri Isirayeli, ibi bibembe byazagira gute? Byazakira. Haleluya. Umwana w'umukobwa w'umuja nawe washimuswe udafite agaciro, sibyo? Uyu ntabwo yari umukozi wo mu rugo, yari umuntu washimuswe. Ko abakozi bo mu rugo bafite agaciro nyine, karana akazi nk'akandi. Uyu we yaje kugakora ku ngufu, ashimuswe akuye mu gihugu cy'iwabo, ariko yitegereje ibibembe bya Namani aravuga ati ntabwo binkwiriye. Namenye ko hari Imana ikiza ibibembe, namenye muri Isirayeli dufite Imana, aba ntayo bagira, Imana ikiza ibintu nk'ibi. Reka ntangaza aya makuru ko muri Isirayeli hari Imana ikorana n'umukozi wayo Elisa ishobora gukiza ibi bibembe. Ngaho rero mbwira, ese ibibembe Namani yarabipfanye? Byarangiye akize, byarangiye akize. Ubu rero buri hari ibintu byitwa ibibembe by'ibyaha. Burya no mu buryo bw'umwuka habaho ibibembe bikizwa n'amaraso ya Yesu gusa. Aya makuru iyo tuyabwiye abantu bashobora gukira. Ushobora kurangira abantu muganga, umuntu agakira ikirwara cyari kigiye kuzamukura mu mwuka, sibyo se? Uyu mwana w'umukobwa ngiye mbamona wagira ngo ni umumisiyoneri. Nasisi umumisiyoneri wagiye kuvuga inkuru nziza y'Imana muri Siriya. Ubwo rero dushobora kubona ko kugira ngo uyu ni umwambasaderi w'Imana. Buriya kugira ngo ube umwambasaderi wa Yesu ntabwo bigusaba kuba uri pasitori nkanjye. Oya, ushobora kuba umwambasaderi wa Yesu ukora mu rugo rw'umuntu, ukahavuga Yesu, ukahatanga amakuru atuma babona agakiza. Haleluya. Ushobora kuba umwambasaderi wa Yesu uri umuzamu wirarira ahantu ku igeti, ukatanga amakuru atuma abantu bahaca bamenya Yesu. Buriya ushobora no kuba umwambasaderi mwiza uri umusirikare, uri mu basirikare, uri mu butumwa bw'akazi, uri umupolisi, uri umunyeshuri, uri umupolitisien, uri umufundi, uri umuntu uyoboye abandi, uri umumotari, uri umunyonzi. Ibyo waba ukora byose niba warakiriye Yesu, ushobora kuba umwambasaderi wa Yesu. Kuba ambasaderi wa Yesu ntibisaba titre z'ibitabashwa, bisaba gusa umutima wahuye na Yesu. Haleluya. Uyu mwana w'umukobwa yari umuja wo mu rugo, umuja ubabaye, umuja washimuswe, umuja utaragiye anezerewe, ariko kuko yari azi Imana ye, agezeyo atanga amakuru ngo iwacu muri Isirayeli dufite Imana ikiza ibibembe. Umubembe Namani arakira. Paulo mu kazi ke ka buri munsi, tent making, yuko gukora amahema, buriya yabaga abwira abantu Yesu. Ntabwo yabohaga amahema gutyo gusa, wazaga kumugurira akabanza akakubwira Yesu. Mu byakozwe n'intumwa ibice 18:4 hera ku murongo wa mbere. Urumva uyu mugabo rero aho agize hose, avuye Atenayi agera i Korinto, aho yirirwa bamba amahema hamwe n'aba ba Akwila na Priskila, ariko bagafata umwanya ngo bakajya kwemeza abantu ko Yesu ari Kristo, bakajya kuvuga ko Yesu ari Kristo, bakajya mu masinagogi. Ubundi abakristo se amasinagogi bajya kuyamaramo iki ko batari bakiri munsi y'ubutware bw'amategeko ya Mose? Ariko bajyaga mu isinagogi batagiye mu mihango ya Mose, bagiye kwemeza abantu ko Yesu ari we Kristo. Ku kazi urabona, habe ku kazi, habe mu isinagogi, habe hehe, baboha amahema ahantu hose barahamiriza abantu Yesu, bavuga Yesu. Ntabwo bavuga Yesu bari mu rusengero gusa. Kera hari indirimbo najyaga numva abantu bacu baririmba, ariko iba no mu gitabo cy'indirimbo. Iravuga ngo tugende mu misozi ngo tubabwire ibya Yesu, ngo maze nabo bakizwe, ngo be kujya kurimbuka. Haleluya. Buriya tuba dukwiriye kuvuga Yesu. Ntabwo Yesu bamvugira mu rusengero gusa, tugende hanze tubasangeyo, tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu. Haleluya. Abantu muganira jya ubabwira Yesu, abantu mwigana jya ubabwira Yesu, abantu mukorana jya ubabwira Yesu, abantu mwirirwana jya ubabwira Yesu. Niwe utanga agakiza, niwe utanga amahoro. Tugende tuvuge Yesu, ngo maze nabo bakizwe be kuzarimbuka. Ariko utekereza kujya kuba warabanye n'umuntu mu gipanga akazarimbuka utaramubwiye Yesu babarira ibyaha, utaramubwiye Yesu utanga agakiza. Kuba ari umukiriya wawe ukaba utarigeze umubwira Yesu muganira kenshi,
subura narimbuka Imana ntizakubaza amaraso ye. Imana izatubabarire, izaturinde. Imana iduhe kuba turi abantu bavuga Yesu. Abigishwa ba Kristo bakwiriye kubaho rwose nk'abahagarariye Kristo mu mibereho yabo yose. Ubuzima bwabo bwose bukaba ubwo guhagararira Kristo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Buriya urumva twari tumaze kuvuga ko abo ba Priskila na Bakwila, nk'iyo dusomye mu Baroma ibice 16 umurongo wa 3, wenda se nk'uhansomera harano Pawulo ababatashya. Priskila na Akwila yari couple, n'umugabo n'umugore, ariko ubarebe ukuntu babaho. N'abantu ngo bemera n'imitwe yabo wenda ngo icike, ariko Yesu amenyekane, ariko ubutumwa bugere kure. Haleluya. N'abantu bahora biteguye no kuba imitwe yacika no kuba bapfa, ariko Yesu agire gute? Yamamare. Urumva? No kugenda rero tukwiriye kubaho rero muri ubu buryo. Nsomera no muri Mariko ibice 5 umurongo wa 19. Uyu ni umuntu Yesu yari yamaze gukiza. Abonye akiza ati ndagukurikira aho ujya hose. Yesu ati hoya winkurikira, subira iwanyu ugende ubabwire iby'Imana yagukoreye byose. Tubeho turi abantu bavuga iby'Imana yadukoreye, tubeho turi abantu bavuga ineza y'Imana, bavuga Yesu kiza, uduha agakiza, udukura mu byaha, uduha ibyiringiro by'ijuru, uduha umunezero n'amahoro yo mu mutima. Uyu munsi tukaba tuguwe neza kuko tumufite. Imana ishimwe. Ese naba ndi umwambasaderi mwiza wa Yesu? Icyo kibazo si umuntu yakibaza se? Nakibaza ukakibaza, mwere data dukurikiye akakibaza. Ese ubundi naba ndi guhamya Yesu neza? Mu mibereho yanjye mpamya Yesu? Ubundi se njya mbabazwa n'abarimbuka? Uriya mwana w'umukobwa yabonye Namani ati baba we agiye kuzapfa nabi kuriya. Arababara. Dukwiriye kubabazwa n'abantu batarakizwa, inshuti zacu zitarakizwa, abavandimwe bacu batarakizwa, ababyeyi bacu batarakizwa, abantu tugendana batarakizwa, abo dusengana nabo batarakizwa, abo dukorana batarakizwa. Bakwiriye kutubabaza, tukajya tubasengera, tukababwiriza, tukabingingira Imana ngo Imana ibereke Yesu. Ariko dukwiye no kugira ikintu dukora tukazana abandi kuri Yesu. Imana ishimwe. Amen, amen, amen. Imana ibaha umugisha badukurikiye mwese, kandi ni karibu n'ubutaha. Kadusenga dushima Imana. Mana yacu wakoze kubana natwe muri iki kiganiro, dushoboze kukubera abambasaderi beza, aho dukorera tuguhagararire. Mana Nyiringabo, mu kazi kacu ka buri munsi, mu ngo dutahamo nabo tubana, abo tuganira nabo tuvugana nabo, tukubera abambasaderi beza, no ku mbuga nkoranyambaga tukubera abambasaderi beza. Ujye turinda kujya mu bipfuye, ahubwo tujya mu bigushimisha, twamamaza ubutumwa bwiza, ntitukamamaza imyanda, ntitukanayifane, tujye twamamaza Yesu, twamamaza ibihesha abantu agakiza. Aho umugisha abadukurikiye bari mu ntege nke, ubongerera imbaraga. Abari baracitse intege batakikuvuga, wongera ubagenderere, ubibutse kare we bahagarariye. Urakoze n'ushimwe kandi ushyirwe hejuru. Izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen, amen, amen.